Nongeye kubaramutsa mwese bene data, muri kumwe na Pasteur Emmanuel Musinga Rupande. Reka dukomeze tuganire ijambo ry'Imana, agaciro k'amaraso ya Yesu ku musaraba. Dusome igitabo ca Yesaya, muhanuzi Yesaya, igice ca 53 n'umurongo wa 4. Haravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Inyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amena. Kuri iri jambo ndagira ngo dukomeze aho twarangirije ubushize. Twatangiye tuvuga Yesu nk'umutambyi, tuvuga akamaro ka Yesu ku musaraba n'ibyo yakoze, kuko yabaye umutambyi mukuru uruta abatambyi bo mu isezerano rya kera. Ibyo twarabisobanuye mu gice cya mbere n'icya kabiri. Tuvuga hejuru y'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yavuye amaraso ahantu harindwi. Twarahasobanuye, twavuze hatatu. Yesu Kristo yavuye amaraso mu mutwe, mu ikamba ry'amahwa bamwambitse, risobanura ngo yejeje imitekerereze y'umwana w'umuntu. Aha kabiri, Yesu yavuye amaraso mu maso, yagaruye ishusho y'umwana w'umuntu n'ubwiza bw'Imana, kuko twari twaratakaje ubwiza bw'Imana hariya muri Edeni. Aha gatatu, Yesu yavuye amaraso ku kanwa, bisobanura ngo yejeje akanwa k'umwana w'umuntu n'amajambo y'umwana w'umuntu. Amagambo yose umwana w'umuntu avuga kugira ngo abe ari amagambo meza yejejwe. Rero abantu benshi ntibaza basobanukirwa icyo Yesu yaje gukora. Yesu yaje gukora ibintu byinshi. Yesu yaje kuducungura nk'abantu bari mu byaha, bari kure y'Imana, atugarura mu bwami bw'Imana. Yesu yaje kutwinjiza mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ni umuhuza w'isezerano rishya n'isezerano rya kera. Isezerano rya kera ni igihe twari kure y'amasezerano, twari kure y'ubwiza bw'Imana. Abantu bababarirwaga ari uko batanze ibitambo, ari uko batanze ibitambo hakava amaraso. Icyo gihe twari kure y'amasezerano y'Imana. Yesu araza atwinjiza mu isezerano rishya, ariko kutwinjiza kandi mu bwami bw'Imana muri Edeni nshasha, kuko Bibiliya iza yita Yesu ikamwita ngo ni Adamu wa kabiri. Adamu wa kabiri ni ukuvuga ngo mbere twari twarabyawe na Adamu, dufite amaraso ya Adamu. Ubu twabyawe n'amaraso ya Kristo, duhinduka abana b'Imana biciye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Imana yiyungiye natwe muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo abantu baje kwiyunga ni abantu bari baratandukanye, ni abantu hariho conflict, ni ahantu hari ibibazo. Noneho ngo turaza kandi twiyungira mu Mana muri Kristo Yesu. Reka nsobanure ibintu nka bibiri ahangaha mbone kuja ku amaraso ya kane. Ikintu cya mbere za gusobanura ni ikintu Yesaya yahanuye avuga ngo igihano kiduhesha amahoro cari kuri we. Ni ukuvuga ngo twari coupable, twari guilty, twari abanyabyaha, twari dukwiriye guhanwa. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje kudukura mu cyaha twarimo. Noneho niho Bibiliya ivuga ngo utarigeze kumenya icyaha, ngo yahindutse icyaha kugira ngo twebwe tubabera. Ni ukuvuga ngo icyaha cyaduhamaga twagikuweho na Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo igihano kiduhesha amahoro, kugira ngo tubone amahoro, kugira ngo twinjire mu mahoro, byari bikwiriye ko Yesu abambwa, agatambwa, akaza agapfa mu cyimbo cyacu. Wa muri byaravuze ngo yarabambwe turabambugwa. Ni ukuvuga ngo twari hariya twarakatiwe, Yesu araza baramukatira, aratuzana twinjiza mu bwami. Ibyaha byari bituriho bimufataho, arangije ngo abitsindisha gukiranuka. Ikindi Yesu yakoze abantu benshi bataza basobanukirwa, bantu badakunze kuvuga, ngira ngo nkubwire uno munsi. Isi igira icyo bita ngo ni social class. Ni ukuvuga ngo hani mu bakire, hariya ni mu bakene. Niko isi iteye. Hano abantu babaye muri Amerika tugira icyo bita low class, up class, high class, up class. Ni ukuvuga ni gakuri bavuga ngo hariya ni mu bakire, hariya ni mu bakene. Mu buryo bwa religion, mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'itorero, isi uko yari ibayeho, twari dufite ama social class arindwi.
Yesu yaje kuyakuraho yose. Twari dufite ibyiciro byari ku isi bigera kuri 7. Umuntu yageraga habarizwa. Iciciro cya mbere cy'abantu bari kure, hari iciciro cy'abanyamahanga batemerewe kwegera urusengero, batemerewe kwegera ihema, bategerewe kwegera aho babatamba. Twari kure y'amasezerano, twari abanyamahanga, ntitwari twemerewe. Icyo cyari iciciro cya nyuma. Iciciro cya kabiri hazaga abagore b'Abanyisiraheli. Abagore b'Abanyesiri nabo ntibari bemerewe kwinjira ngo baje hariya cyangwa ngo baba batambye. Hakaza iciciro cya gatatu, hakabaho umuryango wose w'Abanyisiraheli. Ukavuga ngo nibwo bwoko bwonyine bwatoranyijwe. Bari abantu bari hejuru y'abandi, bari muri high class. Nibo bavuga ko iyo baje gusenga kuvuga ngo ngo dusenga Imana rurema, Imana yacu. Baje gusenga ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana yacu yari Imana yabo. Bumvaga ko bari hejuru. Wagera rero muri uriya muryango nawo wo kwa Abrahamu w'Abaheburayo, ukageramo nabibyiciro. Abagore babaga batemerewe. Hakaza iciciro cya kabiri, abagabo bakagira iciciro cyabo nabo kiri hariya. Hakaza iciciro kandi ya miryango yose 12, hakava nk'umuryango wa Lewi, ukaba ari umuryango uri special uruta yindi. Ibo nibo bagomba kuvamwa batambye gusa bonyine gusa. No muri abagore babarewe ntibashobora kuba batambye, bakavamwe abagabo babarewe gusa niho ari bemereye kuba batambye. Muri babatambye nabo bagasigara ari abatambye, hakavamwe undi mutambyi umwe niwe wemerewe kwinjira hera. Yesu icyamuzanye kwari ugufata aba bantu bose, uwiyita umuyuda n'umuheburayo, uwiyita umugiriki, uwiyita umunyamahanga, uko witwa umugore cyangwa umugabo. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo mu Mana nta mugore cyangwa nta mugabo. Twese Yohana yaranditse avuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye kuba abana b'Imana. Twese, waba uri umugore wo umuvuga butumwa, wo umushumba, waba uri umugabo cyangwa umugore uwo ari we wese, nta muyuda nta mugiriki ubunyine, twese turi abana b'Imana mu maraso ya Yesu Kristo. Twese turi abana b'Imana mu bwiza bw'Imana. Twese turi abana b'Imana ko twamwemeye. Rero Yesu yaje gukuraho kiriya gisika kugira ngo hamerwe ko hari umuntu umwe wenyine wemerwa kwinjira hariya. Yesu kubw'amaraso ye yasatuye cya gisika, atwemerera twese kuba abatambyi, atwemerera twese kuba abana b'Imana, atwemerera kuba abaraganwa nawe mu bwami bw'Imana. Rero Yesu yaje gukuraho ibyiciro mu matorero, kumva yuko hari abaruta abandi, kumva no mu buryo bw'Imana ngo hari abantu bari hejuru y'abandi. Twese imbere y'Imana turi ikintu kimwe gusa, turi abana b'Imana. Waba uri umushumba, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umukristo, uko waba umeze, uko icyo ukora cyose mu itorero, uri umwana w'Imana. Twese imbere y'Imana tuzahabwa ingorano zingana n'imirimo twakoreye Imana, ariko imbere y'Imana twese tureba nk'abana b'Imana kuko iturebera mu maraso ya Yesu Kristo. Reka dukomeze ahantu Yesu yavuye amaraso hakane, ngo Yesu yavuye amaraso mu rubavu. Yesu yavuye amaraso mu rubavu rwe, mu rubavu rw'ibumoso. N'amaraso ngo yoze imitima y'abantu, Yesu ubugingo bw'umwana w'umuntu, kugira ngo umutima w'umwana w'umuntu ngo wongere wegera Imana. Ubugingo bw'umwana w'umuntu bwongere bwibone mu Imana. Ubugingo bw'umwana w'umuntu Imana yongere biburebe nk'agaciro, ibuhereze agaciro, ibuhereze valeur, ibuhereze imbaraga, ibuhereze kugaragara mu buryo bw'ubumana, kugira ngo umuntu yongere kwinjira muri wa mutima w'umwana, Imana yongere kwinjira muri wa mutima w'umwana w'umuntu. Yesu yatwogeje n'amaraso ye. Yesu yatwogeje kubw'amaraso, wogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Yaratwogeje, araduhanagura, ubugingo bwacu burongera buba buzima, burongera bwegera Imana. Ubugingo bwacu burongera kandi bugaragara buri ubugingo bw'Imana, kongera kandi kugaragara dukwiriye dusa n'Imana. Umutima w'umwana w'umuntu kugira ngo wongere guturwa n'Imana, kugira ngo wongere kwera imbuto z'abana b'Imana, kugira ngo twongere kuba baraganwa n'Imana, kugira ngo twongere kugaragara mu maso y'Imana nk'abana b'Imana. Yesu yavuye amaraso mu mutima we kugira ngo yongere ayeze umwana w'umuntu agira ubugingo buzima. Umuntu agira ibice bitatu, umuntu agira umubiri, akagira ngo n'ubugingo, akagira ngo intellect cyangwa se ubwenge. Yesu yaje ubwa bugingo yari yarahumekeye mu mwana w'umuntu, yaje kongera kubweza kugira ngo bwongere bufate ubumana, bufate ishusho y'ubumana, kugira ngo twongere duse nayo, tumere nkayo. Aha gatanu Yesu yavuye amaraso. Yesu ngo yavuye amaraso. Aha gatandatu Yesu ngo yavuye amaraso ngo ku mugongo, yavuye amaraso ku mugongo we, ariho twasomye. Yesu ngo yavuye amaraso
ku mugongo. Amaraso yo mu mugongo umwanditsi yanditse hano, umuhanuzi Yesaya aravuga ngo imibyimba ye niyo yadukirishije. Bibiliya ivuga ngo bamukubise imikoba, baramuryamisha bamukubita imikoba mu mugongo kugira ngo amaraso ava mu mugongo azodukiza indwara zacu, azodukize za kanseri, azodukize za korona, azodukiza indwara zose, azodukiza ubumuga bwose twabukijijwe n'amaraso ya Yesu Kristo, bwose twabukijijwe n'amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu mugongo. Niyo mpamvu Yesaya yabibonye aravuga ngo nukuri ngo imibyimba ye niyo yadukijije. Imibyimba bamukubise mu mugongo hava amaraso, bamukubise inkoni bita bakora. Inkoni bita bakora ni inkoni igenda umukoba wagara uhekera ngo hakaba icuma, ca cuma cyarakubitaga mu mugongo kigakuraho amaraso, ya maraso yava akadukiza indwara. Awumva abantu batanga ubuhamya, bazabatanga ubuhamya kubera yuko amaraso Yesu Kristo yakugezeho aza gukiza indwara. Amaraso Yesu Kristo yo kugezemo azahindura ubugingo bwawe. Amaraso Yesu Kristo yakugezeho azahindura imbaraga zawe, aza guhindura undi muntu. Ahandi Yesu yavuye amaraso, ngo yavuye amaraso yo mu biganza byewe. Yesu yavuye amaraso mu biganza bye, niyo ha gatandatu yavuye amaraso. Yesu yavuye amaraso mu biganza bye. Ahambere yavuye ni mu mutwe, aha kabiri ni mu maso, aha gatatu ni mu kanwa, ku minwa yiwe, aha kane ni ku mutima we, mu rubavu rwe rw'ibumoso, aha gatano ni mu mugongo, aha gatandatu ni mu biganza byiwe. Imirimo yacu ni kugira ngo iyeze. Niyo mpamvu tugomba kurambika ibiganza ku barwayi bagakira, nuko byegejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu yatwogeje imirimo y'amaboko yacu. Haraho birizi zivuga, ikavuga neza, ikavuga ngo icyo tuzarambika amaboko cyose, icyo uzakoraho cyose, Imana izagiha umugisha. Imana yahaye umugisha ngo imirimo y'amaboko yacu nuko amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu biganza byiwe. Yo haleluya! Amaraso Yesu yavuye mu biganza ngo ni amaraso yo kweza imirimo yiwe, imirimo yacu. Hari umuririmbyi wavuze ngo nitugera mu ijuru ngo azarambura amaboko, ngo arambura amaboko ngo tubone za nkovu ziwe zimberere, ngo ntizo tuzamumenyeraho, ngo nawe ngo azatumenyera ngo kubera imirimo tuzaba dufite twarakoze, niyo myambaro tuzambara, ngo kandi ngo atumenye ko yatubonye ikimenyetso cy'amaraso yiwe. Rero amaraso Yesu yavuye mu ntoki na amaraso yo kweza imirimo yacu, yo kweza amaboko yacu, yo kweza intoki zacu, kugira ngo icyo tuzakoraho cyose Imana izogiha umugisha. Reka tuje ko hakarindwi gira turangise. Amaraso Yesu yavuye ku birenge, ngo na amaraso yeze ntambwe zacu zose. Wa mwanditsi yaranditse aravuga ngo erega ibirenge ngo bje bazanye inkuru nziza, ngo ni byiza. Nuko Yesu yabzogeje iyo wamaze gukizwa, Yesu azayoza ibirenge byawe. Imana yaramubwiye ngo aho uzakandagira hose ngo nzaba mpaguhaye. Nuko ngo aho tugeze hose, aho tugejeje ibirenge byacu biba byejejwe, kuko byejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko twemeye Yesu Kristo. Amaraso yiwe akeza ibirenge byacu, akeza imirimo yacu, akeza imitima yacu, akeza amagambo yacu, akeza ibitekerezo byacu. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo uzumenya yuko ibyo ukora byose, aho tkandagiye hose, uzumenya kuri gwendera mu maraso no mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Hari icyo tuvuga muri teoloji, bavuga ibikoresho by'umurimo Yesu yaduhaye, imbaraga zo gusindaza Satani. Ibyo yaduhaye ibikoresho, vifaa vya huduma ya kazi ya Mungu, ngo na amaraso Yesu Kristo. Twatumutsindisha amaraso Yesu Kristo, ngo tukamutsindisha n'amagambo yo guhamya kwacu, ngo ni ijambo ry'Imana ariyo nkota y'ijambo ry'Imana. Inkota tugendana ni ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibikoresho Imana yaduhaye. Ni nk'umuntu ugiye kubaka, ngo abafite inyundo ni ibindi, ni hama n'umwiko n'ibindi. Yaduhaye ibi bikoresho byose. Ijambo ry'Imana ni igikoresho mu murimo, ni inkota. Amaraso Yesu ni inkota. Iduheza n'ikindi kintu gikomeye, ngo iduheza izina rya Yesu. Izina rya Yesu wa muri byaraze ngo ni umunara muremure. Izina rya Yesu bizivuga ngo ibyaremwe byose ngo bifukamire iryo zina, ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba andi mazina yose, ngo kugira ngo indimi zose, ngo amoko yose, ngo amahanga yose afukamire iryo zina. Nuzoza uhagarara muri Yesu, uzumenya kuri umusinzi kurushaho, uzumenya kuri umunyembaraga, umenye ko uhagaze mu maraso ya Yesu y'ubusinzi, umenye yuko ufite imbaraga zishingiye mu kumenya Kristo no guhagarara kubw'umuntu bwe n'imbaraga zinshi no kusobanukirwa imbaraga ziva mu maraso ya Yesu. Umenye yuko uri umunyembaraga, umenye yuko hari icyo Imana yagukoreye kandi ko hari icyo yaguhaye. Ukoresha impano Imana yaguhaye, ukoresha ibikoresho Imana yaguhaye. Umenye yuko uri uwera w'Imana kandi uri umwana w'Imana, uzabana n'Imana aho uzaza ugenda hose. Uzosobanukirwa yuko
Imana yaguhinduye icyaremwe gisha, wahindutse undi muntu. Imana ibafashe kandi bagirire neza. Mwari kumwe na Pastor Musinga Emmanuel, tuzongera utaha. Imana ibagirire neza.